Ngushimira wowe tubana buri munsi kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Rewo TV Entertainment. Uyu ni umuyoboro w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi munyemerere tugaruke kuri hoteli eshanu nziza kandi zihenze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ururimi rw'icyongereza wavuga ati ni the top 5 most expensive hotels in Rwanda. Ese ujya wibaza kuri hoteli nziza waruhukiramo mu gihe uri umujejeta faranga maze amafufu n'amafaranga bikagufubika? Ndatekereza ko igisubizo ari yego. Nyuma yo kumva iki kiganiro uri buze gusobanukirwa byinshi kuri hoteli nziza kandi zihenze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, mbahaye ikaze. Twihuse ku mwanya wa gatanu tuhasangaho Radisson Blu Hotel and Convention Center. Iyi ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, aho iyi ari hoteli igezweho kandi y'akataraboneka iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kigali Convention Center. Ikaba ikunzwe gukoreshwa mu nama n'ibirori bikomeye. Iyi ni hoteli ikomeye cyane igibwamo n'abajejeta faranga kuko ni hoteli ihenze cyane. Hoteli cyangwa iyi hoteli kugira ngo uyinjiremo gusa maze uyiraremo umunsi umwe gusa bigusaba ko waba ufite amadolari 220 kugeza ku madolari 350 mu ijoro rimwe gusa. Twagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tuhasangaho Lake Kivu Serena Hotel. Lake Kivu Serena Hotel ni hoteli iherereye i Rubavu. Ikaba iherereye i Rubavu ku Gisenyi muri rusange. Ni hoteli y'akataraboneka iri ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, aho ifite amabaraza yihariye ku mazi n'imirasire y'izuba rirenga itangaje. Ni hoteli ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi, ikagenda ikurura n'abantu benshi, aho ikurura imbaga yaba mu Rwanda no hanze yarwo muri rusange, kuko n'abanyamahanga benshi usanga birahiriye iyi hoteli kubera ubwiza bwayo no kuba ituriye amazi ya Kivu. Ikaba ari hoteli nziza cyane muri rusange. Iyi ni hoteli nayo ihenze cyane kuko igiciro cyayo kiri hagati y'amadolari 180 kugeza ku madolari 300 ku ijoro rimwe gusa. Urumva ko iyi ni hoteli ihenze kandi nziza cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbere yuko tujya ku mwanya wa gatatu, niba utarakoze kuri subscribe reba hasi maze ukore kuri subscribe, kandi ntiwibagirwe no gufungura inzogera kuko tuzajya twibanira buri munsi. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro kora kuri like kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tuhasangaho Kigali Serena Hotel. Iyi ni hoteli nziza ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi kubera ubwiza n'amabengeza biyigize muri rusange. Iyi ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali. Ni hoteli nziza kandi ituje izengurutswe n'ubusitani butoshye. Ikaba ifite amafunguro yo ku rwego rwo hejuru, ikaba ifite n'amafunguro yo ku rwego mpuzamahanga muri rusange. Ni hoteli yirahirwa n'abantu benshi kuko abantu benshi bavuga ko iyi hoteli iyo wayiruhukiyemo nta yindi hoteli wakifuza kuzajyamo. Iyi hoteli bavuga ko ari hoteli nziza cyane kuko iyo ugiyemo ufite ibibazo runaka nguza rwose ibibazo byahanaguritse, kuko uba usanga ari hoteli baba bagufashe neza abakozi bayo. Ni hoteli nziza muri rusange, ni hoteli y'amabengeza. Ni hoteli kandi ihenze cyane kuko ni hoteli ifite agaciro gakomeye cyane, aho igiciro cyayo kiri hagati y'amadolari 200 kugeza ku madolari 350 ku ijoro rimwe gusa. Birumvikana ko niba utari umujejeta faranga ntiwakirirwa urota kwinjira muri iyi hoteli cyangwa ngo yikandagizemo ikirenge, kuko nyine mwumvise uburyo ihenze. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasangaho hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali yitwa The Retreat by Heaven. The Retreat by Heaven ni hoteli ihenze kandi nziza cyane mu mujyi wa Kigali, aho iherereye aho bita mu Kiyovu. Mu Kiyovu ndakeka muhazi mwese. Ni hoteli y'icyitegererezo yita ku bidukikije kuko ifite intebe nziza kandi n'ahantu hateye neza cyane, hateye amabengeza muri rusange. kandi ikaba ifite ahantu heza hateye amabengeza ku bashakanye cyangwa abagenzi muri rusange.
Iyi hoteli ni hoteli igezweho cyane kuko umunyakigali wese uba usanga aririmba cyangwa aririmba iyi hoteli yo mu Kiyovu. N'abanyamahanga muri rusange iyo bashatse kuza mu Rwanda cyangwa bahageze nta yindi hoteli baba bari kuvuga, ni hoteli yitwa The Retreat by Heaven. Hoteli nziza cyane. Iyi ni hoteli nayo ihenze cyane kuko utari umujejetafaranga ntiwapfa kuyikozamo ikirenge kuko ni hoteli ihaba ihenze cyane ku rwego rwo hejuru, aho usanga umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe gusa kuyiraramo ari amadolari 300 kugeza ku madolari 500 ku ijoro rimwe gusa. Murumva ko rero iyi ari hoteli nziza cyane umuntu wese cyangwa buri munyarwanda wese yakifuza kuzagiriramo uruzinduko cyangwa akaruhukiramo muri rusange. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ese waba ufite amatsiko yo kumenya hoteli nziza cyangwa hoteli nziza kandi ihenze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Nanjye amatsiko ni yose. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, niba utarakoze kuri subscribe reba aho hasi maze ukore kuri subscribe kandi ntiwibagirwe no gukora kuri like niba wakunze kino kiganiro, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube uzajya ukugezaho amakuru n'amadokumenteri y'umumaro cyane muri rusange, kuko iyi ni YouTube y'abasobanutse kandi basobanukiwe. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga hoteli nziza cyane, ni hoteli ikomeje kugenda ivugisha isi, Afurika muri rusange. Ni hoteli umuntu wese uvuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda aba yifuza kugeramo, ni hoteli yarenze kuba igibwamo cyangwa isohokerwamo n'abanyarwanda gusa, igera ku rwego rwo kwifuzwa n'amahanga, kuko ni hoteli ikurura n'abamukerarugendo muri rusange. Iyi ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ari hoteli iri ku rwego rwo hejuru kuko ifite inyenyeri 5 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi hoteli yitwa Kigali Marriott Hotel. Kigali Marriott Hotel ni hoteli nziza cyane kuko tumaze kuvuga ko ifite inyenyeri 5. Kandi iyi ni hoteli izwiho kugira ibyumba byiza cyane, amafunguro mpuzamahanga n'abakozi batanga serivisi nziza cyane. Iyi ni hoteli yirahirwa kuko umuntu wese ukubwiye cyangwa iyo uganiriye n'umuntu wese wayigiyemo akubwira ko ari hoteli ishobora kugusiba ibibazo byose wari ufite mu mutwe. Ibyo nyine urumva ni nk'aho ari ukwiyamamaza, ariko ngo si ukubeshya ngo ibibazo rwose mu mutwe wawe irabisiba kuko uba wafashwe neza cyane. Ni hoteli ibirimo ubwoko bw'ibintu byose byagushimisha, yaba amafunguro, abakobwa beza, abasore beza, ibintu byinshi muri rusange. Icyo wifuza cyose ugisanga muri iyi hoteli ya mbere iyoboje inkoni y'icyuma, hoteli nziza kandi zihenze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ikaba hoteli ihenze cyane kuko iyo uri umukene ukaba utari umujejetafaranga kugira ngo uzayikandagiremo uba usanga ari nk'inzozi. Ntabwo natinya kukubwira ko ari inzozi rwose, za zindi urota uryamye, kuko ni hoteli ihenze cyane ku buryo umunsi umwe cyangwa kwiraramo ijoro rimwe usanga ari amadolari 250 kugeza ku madolari 400 mu ijoro rimwe muri rusange. Murumva ko rero iyi ari hoteli nziza kandi ihenze. Niba wakunze kino kiganiro ndagushimiye. Nawe ubundi nge twabanaga muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byagufubika maze ugakomeza kugubwa neza. Thank you so much.